Muraho neza, ndishimira ko murimo kutwumva. By'umwihariko ndashimira buri umwe wese mu bantu twatangiranye kuva twashyiraho video ya mbere kuri aya masomo yacu. Abakoze subscribe turabashimiye, ibyo bigaragaza yuko rwose mukomeza gukurikirana kandi mwakunze ibyo dukora, ndetse muzakomeza kwifatanya kugira ngo dukomeze gufasha abandi kumenya gusoma neza niba tunabizi, dufashe abatabizi, dufashe abana n'abandi bantu batabashije gukurikirana neza amasomo y'ururimi, ku buryo hari abantu rwose uba usanga batazi neza gusoma no kwandika. Uyu muyoboro wacu wa YouTube nicyo ubereyeho. Tukaba rero tubasaba ngo n'abandi mwese mutari mwabasha gukanda subscribe, ntibiba byoroshye, hari igihe twigiraho tukiyumvira amasomo gusa, ariko mushobora gukanda subscribe niba koko ibi bintu hari icyo bishobora kuba bikumariye cyangwa se bikazagirira n'akamaro n'abandi. Ibyo rwose ni kubw'inyungu zacu twese, kandi natwe twiyemeje kuzabaha umwanya runaka kugira ngo tujye dukomeza kubana. Ibi tuzajya tubikora nk'inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru, kandi rwose bizagira icyo bigeraho. Ubwo rero yaba subscription, gukora subscribe, gukora like, ndetse no gutanga ibitekerezo bya bindi bita comment, rwose ukandika, ukabaza, ugatanga igitekerezo, kimwe nuko nawe ushobora gutanga igitekerezo kitwigisha muri rusange, kandi rwose tukacyakira neza. Ubwo rero ni karibu, reka dukurikire n'isomo ry'uyu munsi, nuko twagira ngo tubashe gushimira abantu babanye natwe kuva tugitangira kugeza n'ubu, kandi nta gihe kirekire kirashira rwose, ni icyumweru kimwe gusa, ariko turagiha agaciro. Kuba umuntu yitanga akadukurikira ni ibintu bishishikaje. Ubu noneho aka kanya tugiye gukurikirana n'isomo ryacu. Nk'uko mubizi, twiga Ikinyarwanda, tukiga na English yoroheje. Icyakora English cyangwa se Icyongereza nticyari cyasabwa muri comment, niyo mpamvu zikenewe. Nibiba ngombwa tuzabateguriraho isomo. Ubwo rero tugiye gutangira n'isomo ry'Ikinyarwanda ku gihekane nta. Nicyo urebye twagarukiyeho ubushize. Sawa rero, dukomeze dukurikire, mugire isomo ryiza, kandi nanjye ndacyahari. Turakomeje isomo ryacu n'igihekane nta. Igihekane nta nk'uko tukibona imbere yacu cyanditse inshuro 2. Ku nshuro ya mbere cyanditse mu nyuguti nto, ku nshuro ya kabiri cyanditse gitangiwe n'inyuguti nkuru. Terura amashusho arimo igihekane nta uyashyire ahabugenewe. Ibisobanuro by'amashusho. Ishusho ya mbere iri kugaragaza intebe. Ishusho ya kabiri hari ipasi. Ishusho ya gatatu hari intare. Ubwo tugiye kureba niba intebe yaba irimo igihekane nta. Ese nibyo koko? Niba ari byo, ubwo nawe wihe amanota. Kubera iki twakwiha amashyi? Ni ukubera yuko mu ishusho intebe cyangwa se mu ijwi intebe twumvamo igihekane nta cyangwa se umugemo nte, niyo mpamvu ari intebe. None se haba harimo ipasi? Oya rwose, niyo mpamvu tuyirekera aho iri. None se mu ishusho intare twaba twumvamo igihekane nta? Yego rwose, kuko intebe, intare turumvamo igihekane nta. Niba nawe ariko wagikora rwose waba wagikoze. Ubwo dusaguye ipasi. Ipasi rero ntabwo irimo igihekane nta. Twihuse reka twirebere imigemo y'igihekane nta. Tugira nto, ntu, nte, nta ndetse na nti. Urugero rw'amagambo arimo igihekane nta, niba hari uwabasha gufata agakaramu, cyane cyane niba uri umwana waba waragize uburyo bwo kujya ukurikirana aya masomo, wakwandika izi ngero. Harimo ntaganda, hakaza intore, hakaza intimba, hakaza intege, hakaza intobo, tukagira
inturusu, tukagira intare ndetse n'intoki. Turayasubiramo vuba twihuse: ntaganda, intore, intimba, intege, intobo, inturusu, intare n'intoki. Ndizera ko twakurikiranye neza. Dore rero urugero rw'interuro zirambuye zirimo igihekane nta. Sentama yantabaye intozi zanteye. Sentama yantabaye intozi zanteye. Ubu ibi ni nk'ibintu byaba byabaye uyu munsi. Iyo byabaye kera, ubwo turavuga ngo sentama, aho kuvuga yantabaye tukavuga yantabaye intozi zanteye. Ntaganda, ubwo ni urugero rwa kabiri. Ntaganda yateye intabire, ubwo ni uyu munsi. Niba ari nko mu gihe cyahise, turavuga ngo ntaganda yateye, ntabwo ari yateye, yateye intabire. Ntaganda yateye intabire. Nyirantore yakarabye intoki, ubwo wenda ni uyu munsi saa sita cyangwa se mu gitondo cya kare. Naho nimba yarakarabye mu gihe cyashize, turavuga ngo nyirantore yakarabye intoki. Rwose twiboneye ingero z'amagambo n'ingero z'interuro zirimo igihekane nta. Reka twihuse tudatinze dukomeze mu isomo ryacu, aho tugiye guterura amagambo arimo igihekane nta muri uyu mwitozo tukayashyira ahabigenewe. Iki cyo kiroroshye, ni ugusoma gusa tukumva niba harimo igihekane nta. Dufite ijambo inturusu. Ese ijambo inturusu harimo igihekane nta? Yego rwose, kuko twabonye ko mu migemo ya nta harimo ntu. Ubwo inturusu. Hanyuma se ibyatsi, ijambo ibyatsi nta gihekane nta twumvamo rwose. Hanyuma se intore, mu ntore rwose harimo igihekane nta. Hanyuma se ntaganda, nk'uko tumaze kubireba, ntaganda harimo igihekane nta. Ubwo tubonye amagambo arimo igihekane nta: intore, inturusu na ntaganda. Rwose ubwo ni uku nguku tubashije kubikora. Hanyuma igisubizo gikurikiyeho cyangwa se icyo tugiye kwiga ni agakuru. Ni agakuru, kandi agakuru kacu karavuga ngo intare yisubiyeho. Ibisobanuro by'ishusho. Hano kuri iyi shusho turi kubonaho ibiti binini cyangwa se birebire. Nanone ku ishusho hari ibyatsi. Hari ikirundo cy'intobo. Hari intare izamuye amaboko ifashe intobo mu ntoki. Hari n'agakwavu nako gafite intobo mu ntoki. Agakuru kacu karagira kati: agakwavu kari mu ntabire kikinira gusama intobo. Intare iva mu nturusu inyanyagiza za ntobo. Agakwavu kararira. Intare izunguza intugu irigendera. Igeze imbere isanga ikoze ibintu bibi iragaruka. Intare isaba imbabazi agakwavu, biriyunga bitangira gukina. Reka nkasome nitonze. Agakwavu kari mu ntabire kikinira gusama intobo. Intare iva mu nturusu inyanyagiza za ntobo. Agakwavu kararira. Intare izunguza intugu irigendera. Igeze imbere isanga ikoze ibintu bibi iragaruka. Intare isaba imbabazi agakwavu, biriyunga bitangira gukina. Ese witeguye gusubiza ibibazo byo ku gakuru? Subiza ibibazo byabajijwe ku gakuru. Intare yisubiyeho, terura igisubizo gikwiye ugishyire ahabigenewe. Ikibazo cya mbere ni icy'agakwavu kakoraga mu ntabire. Nk'uko turi kukabona
hano ku ishusho turabona ko agakwavu kari mu ntabire kikinira gusama intobo, niwo mukino kari karimo. Ubwo igisubizo turareba, kakinaga gusama intobo. Yasabye imbabazi agakwavu, yazunguje intugu mu nturusu. Turabona ko igisubizo ari kakinaga gusama intobo. Nta mpamvu yo kwibeshya, turabona ko kakinaga gusama intobo. Ikibazo cya kabiri, intare yaje ivuye he? Turahitamo yasabye imbabazi agakwavu, yazunguje intugu mu nturusu. Rwose twabonye ko intare yaje ivuye mu nturusu. Ikibazo cya gatatu, ni iki intare yakoze yibutse ko yakoze ibintu bibi? Hitamo yasabye imbabazi agakwavu, yazunguje intugu. Twabonye ko intare yasabye imbabazi agakwavu. Rwose yasabye imbabazi agakwavu, biriyunga kandi bitangira no gukina rwose. Ibisubizo birabonetse. Twabonye ko igihekane nta kigizwe n'inyuguti na na ta. Ubu hano turi kubona muri ya mirongo yo kunoza, aho yanditse mu nyuguti nkuru ndetse no mu nyuguti itangiye mu nyuguti ntoya ndetse no mu nyuguti nkuru. Ubwo rero turi kubonaho urugero: ntambara, intorezo n'interuro ivuga ngo nta byera aragiye intama. Ubwo rero igihekane nta turagisobanukiwe. Rwose ubutaha tuzakomeza n'igihekane mwa. Ubwo tuzabisuzuma neza twitonze ku buryo nta na kimwe, rwose nta kintu na kimwe kizaducika. Ubwo rero rwose turiringira ko muzajya muhora mwiteguye, nk'uko natwe tuzajya duhora twiteguye kubakorera ikiganiro cyangwa se isomo ryiza nk'iri ngiri kugira ngo rizajye ribafasha. Ushobora gukora subscribe ugitangira video cyangwa se ukayikora usoza, niba koko aya masomo agufitiye akamaro kandi twese muri rusange akaba adufitiye akamaro. Natwe iyo dutegura isomo hari byinshi tuba turi kwiga, hari byinshi tubigiraho. Iyo mudusubiza muri komenti rwose tuba tubibona. Ubwo rero mugire ibihe byiza, naho ubutaha.